nta ishurirwa rikiriho, amashurirwa yose yahagarariye kuri Kristo. Ishurirwa ryose riri inyuma ya Kristo ni ubuyobe. Bivuga ngo amategeko yaje kugira ngo abantu batsindwe n'urubanza, akanwa kose kazibwe. Yaba ari wa wundi ugira ingeso nziza, yaba ari wa wundi ukora byose ndetse agatanga n'icyacumi, byose ko bajya babivuga akabikora neza, ahagaze imbere y'amategeko, birangira n'ubundi akanwa ke kazibwe. Niba numvise neza urimo uravuga nk'abo bita abanyabuntu. Ahubwo se wagombye ko wabinyise mbere tugitangira. Uri umunyabuntu? Ahubwo ni kubyongera kuri titre. Ntabwo tugize tugaragarizwa Imana nk'Imana y'urukundo. Abantu basenga gusa, ndibuka hari abadiyakoni basengaga bamubwira ngo nasengera ijambo, ukumva nibwo ashyizemo ngo Imana y'urukundo. Ukumva biranejeje, ukumva avuze no mu ndimi, ariko umwigisha yakaza. Akaza ati nta mahoro ntayo. Nta mahoro y'umunyabyaha. Ati barababwira ati nta mahoro ariko nta mahoro. Urumva? Ni kuwiteka. Tukubika imitwe tukavuga ati noneho iraca mu idirishya iratumara. So dukura muri ubwo buzima, noneho wajya no mu mwuka nawe ukumva niyo inspiration ufite. Inspiration y'umujinya, inspiration yo gusohora abantu mu cyumba cy'amasengesho, inspiration yo kubwiriza, ushaka aho uri busoreze utsinda abantu. Unyemere ngasobanure neza. Vuga ngo ni ubutumwa burangiza umuntu ashakira hatsindira abantu. Vuga ngo ugomba gutsindwa wanga wemera. Bakanahaguruka ukabasengera. Bakaza abantu batsinzwe n'ijambo bakaza. So iyo byagenze gutyo abantu barize baravuga ngo nibwo butumwa. So ariko nza kugira ibibazo. Aricyo kintu cyagiye kincarenginga. Nza kugira ibibazo nibazaga mu buzima nkavuga niba ibi bintu bimeze gutya kuki bimeze uko. Kuko nakundaga gusoma Bibiliya nkabona ibyo batubwira bitandukanye n'ibyo ndimo gusoma. Ariko kubera ko nta wundi muntu ndabyumvana, avuga neka wasanga ari igihe uri kwitekerereza. Abantu bareba status zanjye kuri WhatsApp nitwa Se Namani Mahirwe. Ntago hari nta muntu w'umutagatifu atarapfa pose. Mutagatifu uwera. Uwera. Ahubwo utabaye mutagatifu uri muzima, uba mutagatifu wapfuye ngo bikumarire iki? Kugira ngo ujye udusabira. Kubera ko igitangaje hari umwari bwumve no muri abanga bacira imanza. Baba bapfuye bakavuga bati mu by'ukuri rwose tujane kuri iki kiriyo, ariko mushiki wacu turabizi ko atabishoboye ntabwo yagiyeyo. Ari bwamwumve? Oya ntago namwumve. Ngo abantu bose apfa kuba ari mu idini, iyo apfuye bavuga ko yeraga, ariko ntibabimubwira akiri muzima. Baravuga uyu mushiki wacu yakoreye Imana, uyu muvandimwe yakoreye Imana, bagiye mu ijuru turabizi, ariko akiri muzima ntabyo mwamubwiye. Ni ukuvuga ngo uyu muntu yabaye mu bwoba bakigiye hapfuye, amaze gupfa ubeshya abantu ko agiye mu ijuru. Ushaka ko warabivuze kandi koko ni nabyo, kuko ni umwizera, ariko uyu muntu ntago yigeze agira amahirwe yo kuryoherwa. Ubu buzima bwo kwera ntago yigeze abibwirwa. Turabashuje mwese abakunzi b'ubutumwa bwiza, turabashuhuje abakunzi ba Grace Abounds TV. Twagarutse, ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo. Naho ngaho dutangiriye. Haleluya. Murimo murareba muri kamera, muri screen zanyu turi kumwe n'umugabo apotre. Yes. Karibu cyane muri studio za Grace Abounds TV. Murakoze cyane. Apostle. Yes. Ni Apostle. Turakwishimiye. Turashima Imana. Njyewe ndakuza, ariko abantu bamwe mu bakurikiye actually n'ubwa mbere tugostinze hano kuri Grace Abounds TV, nagira ngo banze wibwire abakunzi bacu aho baherereye hose ku isi bamenye umuntu turi kumwe. Praise the Lord. Imana ishimwe, ndabasuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amazina ni Apostle Namani Mahirwe. Ni umugabo ufite umugore n'abana. Ntago mvuze umubare kuko dutekereza kongeraho. Imana ibahe umugisha. Ntuye mu gihugu cya Kenya, ariko ndi umunyarwanda. Turakwishimiye cyane Apostle. Amen. Murakoze cyane. Duhereye kuri ayo mazina mwita y'Abapostle, twamenye ko ari ukugira ngo umuntu ukuntu umuntu imbaga nyamwinshi bakurikira. Abefeso 4:11 nuko bamwe kuba intumwa, abandi kuba abahanuzi, ahubwo abatayagira nibo bafite ikibazo. Abatagira amazina nibo bafite ikibazo. Kuko niba ari muri Bibiliya mukamutayagira, ni ikibazo kuki mutayagira, kandi yarahaye bamwe kuba intumwa, abandi kuba abahanuzi, abandi kuba abigisha n'abapasiteri. None wowe washangwa abantu bose bari mu isi miliyari 8 babe muri ibyo ngibyo bitanu?
of course bashaka kuba kutabayo bose ariko nibura hagomba kuba hariyo abariyo kuko data aracyahamagara. None umuntu amenya gute ko yahamagawe? Wowe byagenze gute? Tubwire ibyawe wenda ntutubwire byinshi. Wamenye gute ko wahamagawe? Ikibazo cy'umuhamagaro abantu batekereza ko guhamagarwa ari ukuba uryamye ukabona ngo umucyo mwinshi uraje ngo mu gitanda ijwi rikakubwira ngo mwana wanjye ngo ndaguhamagaye. Ariko Bibiliya ntabwo ariko ivuga ko umuhamagaro dufite ari umuhamagaro umwe, ni umuhamagaro witwa agakiza. Iyo umuntu akijijwe aba ahamagawe, so agakiza niwo muhamagaro. Urakoze. So uko ugenda ukura rero ugenda umenya aho uhagaraye bitewe nuko ukuze. Umuhamagaro ni agakiza, hanyuma se ubwa Apostle ni iki? Apostle ni office ariko kandi nekereza ko abantu Yesu yavugaga, kuko usomye uhereye ku murongo wa 10 aravuga ngo uwagiye mu ijuru, wavuye mu ijuru, wamanutse niwe wongeye akazamuka, ngo amaze kuzamuka aha bamwe aba yahaye bamwe rero aba bamwe avuga ntabwo ari bamwe yasanze mu muhanda, niba abandi yari amaranye nabo imyaka 3 abigisha, nibo yahaye. Bivuga ngo apostolic cyangwa se umuhamagaro ntabwo ari ukugusanga mu cyumba cy'amasengesho, ntabwo ari ukugusanga mu ishyamba, ntabwo ari ukugusanga ahantu, ahubwo bisaba training. Nuko bavuze ngo yabahaye, ariko twege turabizi ko mbere yuko abaha yabanje kumarana nabo imyaka 3 n'igice abigisha, abatraininga, nta n'umwe usaba gatuti mpaka igihe bagereye ku kigero gishyitse arangije nawe arabatuma. Kusa nk'urimo gukanga abantu ushumye ngo batazasaba gatuti. Oya, nta kibazo, abo nshumye barabizi, nta muntu wapfa kuvuga gutyo, kuko kugira ngo uvuge bisaba kuba uri trained kugira ngo ibyo uvuga abantu babe bazi ko ari iby'ukuri. Mbwira imwe mu nshingano za Apostle cyangwa zawe. Ikibazo kimwe nahuye nacyo mu gusobanura ibi bintu, twasanze barabisobanuye nabi. Rero iyo ubisobanura uriya uri kutwumva bashaka kugira ngo abyumve ko yabyumvise kwa runaka, urumva yakumva bidahuye, yakumva agize ikibazo. Ariko ubundi usomye Bibiliya, ngewe kimwe mu bintu nkunda kuvuga ni ugusigara muri boundary za Bibiliya. Usomye uwo murongo wa 11 amaze kubaha hasi aravuga ngo kugira ngo batunganye abera, babatunganyirize umurimo wo gukora umurimo, babatunganyirize gukora umurimo, kandi batunganye umubiri wa Kristo. Ese tuhasome Abefeso 4:10 hera kuri 11 na 12. Abefeso 4 murongo wa 10 hera ku wa 10. Wa 10 uravuga ngo wamanutse niwe wazamutse ajya hejuru y'amajuru yose kugira ngo asoze byose. Nuko aha bamwe ku bintu ari bo bawowe, n'abandi kuba abahanuzi, n'abandi kuba ababwiriza butumwa bwiza, n'abandi kuba bungeri n'abigisha, kugira ngo abera batunganirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo. Nuvuga ngo abo bose bafite izo nshingano, bafite inshingano zo gutegura abera. Nubwo bwose buri wese ashobora gutegura uruhande, undi agategura uruhande, ariko bose ni inshingano zimwe, nizo gutegura abera, babategura gukora umurimo w'Imana. Mu yandi magambo barateguwe, nabo bagomba gutegura abandi. Niyo mpamvu ubona Paulo akomeza izo nshingano akabwira Timoteyo ngo ibyo wanyumvanye udahinduyemo na kimwe, ibyo wanyumvanye imbere y'abahamya benshi. Ntabwo nkubwiye ngo ugende ugira izawe revelation ngo uryamuse usenge ngo uhabwe ubwawe butumwa, ibyo wanyumvanye mvuga nawe aba ari byo ugenda uvuga, kandi abo bibwiye nabo barabizerwa bazabibwira abandi mu buryo nabwo batabihinduye. Vuga ngo ni it's a generational message. Kusa nk'utesha agaciro amahishurirwa tujya tugira. Amahishurirwa nta hishurirwa rikiriho, amahishurirwa yose yahagarariye kuri Kristo. Ihishurirwa ryose riri inyuma ya Kristo mu buyobe, kuko Bibiliya iravuga ngo Christ is the end of the law. Iyo tuvuze law rero cyangwa se amategeko, niho dusanga ari amahishurirwa yose, abamarayika bavuga, ministry z'abamarayika, ministry z'abahanuzi, ibintu byose byahagarariye kuri Mose. So rero iyo tuvuze ngo umuntu yagize iyerekwa,
ntabwo ari bibi kuba wamwumva, ariko igihe cyose yeretswe ibiri hanze ya Kristo, iryo yerekwa riba ripfuye. Apostle, ibyo bintu tuzabigarukaho. Hari ahantu twari dusomye umurongo wa 12, akaba ariho dukomereza ikiganiro. Mbanze nibutsa abantu badukurikiye ko ikiganiro cyacu giterwa inkunga na Fine Builders Limited, ni kampani ikora imirimo yose ijyanye n'ubwubatsi, iherereye i Remera imbere ya BK Arena. Bakora imirimo yose ijyanye n'ubwubatsi, kubaka nyirizina, amazu yo guturamo, amazu y'ubucuruzi, apartment n'ibindi byose. Bagakora design cyangwa plan z'amazu, bakaba bagufasha gukurikirana ibyangombwa byo kubaka n'indi mirimo yose ijyanye n'ubwubatsi. Nagira ngo nguhe nimero wababarizaho, ni 079 44 24 053. Fine Builders Limited ni kampani nziza cyane ikora iyo mirimo kandi igatera inkunga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Apostle, yes sir, nagarutse. Abo ngabo niba hari imirimo yo kubaka ufite, ubaha akazi nabo batera inkunga ubutumwa bwiza. Oya, kubaka ntibirangira. Abantu barimo barubaka, kandi iyo uhaye akazi abantu batera inkunga umurimo w'Imana, uba urimo wubaka ubwami bw'Imana. Amina. Aka kantu twari dusomye ngo kugira ngo abera batunganirizwe rwose, ntago nshaka kujya kure. Abera ni bande? Abera ni umuntu wese wamaze kwakira Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza we. So ni ukuvuga ngo dutangirira mu kwera. Iyo umuntu yakiriye Kristo atangirira mu kwera. Apostle, uretse gucurika ibintu, umuntu atangira yera? Yes, umuntu atangira yera muri Kristo Yesu. Ntabwo dutangira dukorera kwera, dutangirira mu kwera. Niyo mpamvu Bibiliya ivuze ngo kugira ngo abera batunganyirizwe, ni abera bari gutunganya. Ni abera bari gutunganya. Umuntu abanza kuba uwera? Oya. Kwera ni impano. Kwera ni impano duhabwa kubwo kwizera Kristo Yesu. Iyo umuntu yizeye akizera ubutumwa bwiza, yakira kwera nk'impano. Bibiliya iravuga ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho. Iyo bavuze ubugingo buhoraho, baba bavuze ubuzima bw'Imana. So rero iyo twakiriye Imana, tuba twakiriye ubuzima bwayo muri twebwe. So ubuzima bwayo rero, kamere yayo ni ugukiranuka. Rero igihe cyose Imana iri muri wowe, ituye muri wowe, kubwo kwakira Kristo uba uhindutse uwera. So rero uwera ni utunganywa binyuze mu ijambo ry'Imana, guhugurwa n'ibindi bikorwa. N'aba bantu twasomye ruguru baba barimo batunganywa, ariko ari abera. Ubu uruwera cyane? Uruwera cyane. nta kosa ugira? Ikosa? Uwera sagira ikosa? nta cyaha ugira imbere yawe. Biravuga ngo imbere y'Imana nta muntu n'umwe uzatsindishirizwa n'imirimo. Imbere y'Imana. Imbere y'abantu rero ushobora kugira ubuhamya bwiza cyangwa se ukagira ubuhamya bubi, ariko Imana ntabwo igendera ku buhamya bw'umuntu. Imana ifite systeme yayo ikorera. N'umuntu ufite ubuhamya w'imbere y'abantu ashobora kuba uwera? Biterwa icyo wita kwera icyo ari cyo. Iyo tubivuze gutya, ubwo bari cyo usobanura. Umuntu ashobora kubyumva ari mu rugo iwe agahita yumva biramucanze, ariko bisaba ubusobanuro. Ntabwo ibibazo bya Bibiliya ari yego cyangwa oya. Ntabwo ibibazo bya Bibiliya bisubizwa na yego cyangwa oya, ahubwo bisaba ubusobanuro. Kuko hari igihe bamwe mu bantu njya nita bafite umwuka w'abafarisayo, abanyedini, bajya batubaza ibibazo ariko mu buryo bwo kutugerageza. None icyo kintu tukivuge gute Apostle? Uravuga uti nshobora kuba imbere yawe ndi umunyamakosa, imbere y'Imana nkera. Ubwo se birashoboka? Nta n'uwaba mwiza imbere y'abantu mu buryo bwuzuye. Abantu babeza ari uko bapfuye gusa, nibwo numva batajya bavugaho akantu kose kabi. Ariko ubundi reka mbisobanuye muri ubu buryo. Muri Adamu wa mbere ntabwo bishoboka kwera. Yego. Niyo waba ukora imirimo myiza. Uvuga ngo amategeko acira urubanza umukiranutsi wa mbere. Umuntu wese ukora imirimo myiza, umuntu wese ugerageza, kuko barageragezaga kandi barahari muri Bibiliya batwereka ko bageragezaga, batangira n'ubuhamya ko bakiranukaga. Ariko amategeko yayahagarara imbere bikarangira atari qualified cyangwa se atemewe.
kubera ko imbere y'amategeko ugomba kurangira utsinzwe. Abaroma 3:19 haravuga ngo tuzi ko ibyo amategeko avuga bibwira abatwarwa nayo ngo kugira ngo akanwa kose kazibwe kandi amahanga yose atsindirwe imbere y'Imana n'urubanza imbere y'Imana. Bivuga ngo amategeko yaje kugira ngo abantu batsindwe n'urubanza, akanwa kose kazibwe. Yaba ari wa wundi ugira ingeso nziza, yaba ari wa wundi ukora byose ndetse agatanga n'icyacumi, byose ko bajya babivuga akabikora neza, ahagaze imbere y'amategeko, birangira n'ubundi akanwa ke kazibwe. Niba numvise neza urimo uravuga nk'abo bita abanyabuntu. Ahubwo se wagombye ko wabinyise mbere tugitangira. Uri umunyabuntu? Ahubwo ni kubyongera kuri titre. Abantu bareba status zanjye kuri WhatsApp nitwa se Namani Mahirwe. Ntago hari mutagatifu. Ntago hari nta muntu w'umutagatifu atarapfa pose. Mutagatifu uwera. Uri uwera. Ahubwo utabaye mutagatifu uri muzima uba mutagatifu wapfuye ngo bikumarire iki? Kugira ngo ujye udusabira. Kubera ko igitangaje hari umwe ari bwumve no muri abanga bacira imanza baba bapfuye bakavuga bati mu by'ukuri rwose tujane kuri iki kiriyo, ariko mushiki wacu turabizi ko atabishoboye ntabwo yagiyeyo. Ari bwamwumve? Oya, ntago namwumve. Ngo abantu bose apfa kuba ari mu idini, iyo apfuye bavuga ko yeraga, ariko ntibabimubwira akiri muzima. Baravuga uyu mushiki wacu yakoreye Imana, uyu muvandimwe yakoreye Imana, bagiye mu ijuru turabizi, ariko akiri muzima ntabyo mwamubwiye. Ni ukuvuga ngo uyu muntu yabaye mu bwoba bakigiye hapfuye, amaze gupfa ubeshya abantu ko agiye mu ijuru. Ushaka warabivuze kandi koko ni nabyo, kuko ni umwizera, ariko uyu muntu ntago yigeze agira amahirwe yo kuryoherwa. Ubu buzima bwo kwera ntago yigeze abibwirwa. Igihe cyose yahoraga aburamo, hari ibyo utaruzuza, hari ibyo utarakora, hari ibyo utarakora, uracyaburamo, ntusenga neza, ntiwiriza neza, ntutanga neza, ntukiranuka, ntiwihana neza, akazarinda apfa nta byiringiro afite by'ubugingo. Hanyuma kumva ye bakavuga ko agiye mu ijuru, bakanaririmba ngaheza mu ijuru ngo tuzahurirayo. Muzahurirayo mute mutarabera? Kuko mu ijuru hazajya yabera. Kandi ugomba kumenya kuri uwera ukiri hano ku isi. Nibyo nasobanuraga hariya mvuga ngo kuko amategeko imbere yayo twatsinzwe. Murongo wa 20 kuri cya gice cy'Abaroma 3 haravuga ngo ariko noneho ngo gukiranuka kw'Imana kutazanwa n'amategeko kwarabonetse, ngo kuzanwa no kwizera. So uku gukiranuka kw'Imana rero niko kutugira abera. Ntabwo tuvuga ngo turabera ngo turekera aho ngaho, twongeraho ijambo muri Kristo Yesu. Apostle Namani. Yes sir. Nta soni ufite zo kwita uwera? I am so proud. Ndishimye, biranezeza kuko nabimenye nkiri muzima. N'ubuzima bwanjye bwa buri munsi mbamo ndabiririmba, kandi namwe murabiririmba nuko mutabyizera. Reka nkubaze ikibazo. Wamenye ko wera ryari? Nabimenye maze kumva ubutumwa bwiza. Maze kumva ubutumwa bwiza bw'ubuntu, maze kumva ukuri, nibwo nizeye. Mbere yuko wumva ubutumwa bwiza bw'ubuntu hari ubundi butumwa wari warumvise bwa mbere? Nari nabwumvise ubwo Paulo yita ubundi butumwa. Ubundi butumwa ni ubutumwa buvuga kuri Yesu ushobora gukora ibintu byose, ushobora gutanga inzu, ushobora kugukorera ubukwe, Yesu ushobora kukujyana muri Amerika. Ubutumwa bwa Yesu ushobora guhindura amateka akakuvana mu cyaro akagutuza i Kigali. Ubutumwa bwa Yesu ushobora kukuvana mu cyaro akagutuza mu mujyi. Yego. Yewe ukajya unabishimiramo Imana ko yakuvanye mu cyaro ubu ukaba uri umuturage wo mu mujyi. So uwo Yesu rero niwo batubwiraga, ariko uwo Yesu byagera kugucungura akaba atarabikoze neza, mu yandi magambo bikaba bitari byuzuye. Kuvuga ngo ni Yesu wakoze ibintu, ushobora gukora ibintu byose, ariko byagera kugucungura hakaba arimo akabazo. Ni ukuvuga ngo ni Yesu udashoboye gucungura, ni Yesu iyo bigeze kugucungura harimo akabazo, ariko ibindi byose yabikora. So nibwo butumwa twumvaga, nibwo butumwa twakuriyemo, nibwo butumwa naka twatangiye kubwiriza. Nawe warabubwirije? Nanjye narabubwirije cyane. Narabubwirije cyane. Aho niho nshaka. Nyuma none ntukibubwiriza? Ntago nkibubwiriza. Ufite ubundi harya ubundi nubwo wabwiriza? Ubwo nibwo bundi. Ubwo nibwo bundi. Ubu ngubu rero ubyo mbwiriza nibwo butumwa nyabwo sasa. Ubu nibwo butumwa nyabwo. Yes. Tubwire, dusangize ukuntu wabumenye.
byagenze gute, niba ubwo wita ubundi warabubwirijwe ukabubwiriza none ukaba urimo kuvuga ibintu bihabanye n'ibyo twigishijwe uhereye mu buto bwacu. Ndagira ngo utubwire ibyo bintu byaje bite, byahindutse bite, unatubwire mbere na nyuma impinduka. icya mbere reka mbere hasi gatoya aza kugerageza kubaha samari, ni birebire sinabivuga byose, ariko navukiye mu itorero, nkurira mu itorero, ntari buze kuvuga izina. Hanyuma ese kuki mutinya ibintu by'amazina? urumva itorero aba ari kominote y'abantu benshi, kandi hari ababa barimo baryizereramo uyu munsi, ugasanga ntacyo yareke bivuga amazina ntabwo wenda biba byiza, cyane cyane n'amasosho media tubaho n'ama guideline ababibuza. Hanyuma dukurira muri iryo torero, ariko actually iyo urivuze gutyo buri muntu wese ahita aryumva kuko ahita aryumva. So dukura rero tubwirwa ibintu, tubwirwa ibintu. Petero yavuze amagambo akomeye mu rwandiko rwe, yanditse urwandiko rwa kabiri igice cya mbere umurongo wawo numva ari wa 19 na 20, avuga ko dufite ijambo ryahanuwe. Arangije ageze kuri 20 aravuga ngo mubanze kumenya yuko ari nta jambo ryo mu byanditswe, nta buhanuzi bwo mu byanditswe bushobora gusobanurwa uko umuntu wese yishakiye. So rero twakuriye mu buzima aho abantu basobanuraga ibyanditswe uko bishakiye, bagasoma muri Bibiliya ariko bagasobanura ibindi. Ubundi ubuyobe bwose ntago buva hanze ya Bibiliya, ubuyobe n'ubundi buba ntago buva muri Bibiliya, ariko ababwiriza ubuyobe, ababwiriza ubundi butumwa baba basomye muri Bibiliya. Nuko ngo ibyo basoma si byo babwiriza, ibyo basoma si byo babwiriza. Urashobora gusoma akavuga ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose muzabyongerera. Yajya kwigisha akavuga ngo ijambo riratubwiye ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, habuzeho kwayo niyibuzeho, kandi se kwayo kahindura ibintu. Iyo kwayo niho ruzingiye, kuko uku gukiranuka avuze tugomba gushaka ntabwo ari ukwacu, ni ugukiranuka kwayo. Rero iyo uvuze ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka ukarekeraho, ubwiye umuntu ngo ajye gushaka gukiranuka kwe, kandi Bibiliya yavuze ko ari ukw'Imana. So rero dukura muri ubwo buzima aho tudafite guideline. Ababwiriza butumwa buri muntu wese abyuka mu gitondo ngo Imana yamweretse agasobanura ibyanditswe uko abishatse. So dukurira muri iyo environment. Ndasa nko guciye mu ijambo, ariko imivugire yesa nkaho utemera abahanuzi. Ntago ndahanura, akunda abantu abemera, kandi nanjye ndi umuhanuzi, ahubwo biterwa n'icyo bita umuhanuzi n'ibyahanuye ibyo ari byo. Komeza tuzabigarukeho, urimo kutubwira urugendo rwawe. Hanyuma maze gukura njya muri segonderi, ariko nkomeza nyine muri ya nzira. Yewe nanjye nari umwe mu bantu baje gukura, ndamvumbukira muri iryo vugabutumwa. Nanjye numvise kuko iyo umwana akura hari stage bita imitation. Iyi imitation ntago wayisimbuka. Imitation no kwigana, ni igihe umwana yigana ibyo ababyeyi be bakora, cyangwa se ibyahakuriye abona bakora abamukikije. Rero niko kwa kubyina, ugasanga igihugu cyose kibyina ibintu bimwe iyo bari mu guhimbaza, ugasanga nizo za ndimi, ugasanga indimi z'agace runaka ni zimwe, usanga abantu bose mu ndimi zabo harimo akantu ka zomene, urumva ntagaruka batarizo, ahubwo ni imitation. Urumva ni imitation iba yarabayeho. So rero mu twimitatinga n'ibyo abantu babwiriza, kuko Paulo abwira itora akavuga ngo munyigane nk'abana bakundwa. Ngo hari stage yo kwigana. Iyo stage rero iyo ugeze mu kwigana ibitari byo, urumva niho ikibazo kiri. Kuko niba usuwe, hari family gusuye, ukabona umwana w'umuhungu muri iyo family afashe amaguru yashyize ku meza, akana k'imyaka 4, kariya kana nta kibazo gafite, kabona saa yashyira ku meza mu rugo, kazi ko nta kibazo, nuko azi ko ari uko bikorwa. Rero iyo twajyaga dutangiye kubwiriza natwe, ukabwiriza ibyo runaka yabwirije, wumvaga nyine ari uko nguko bikorwa. So ubwo butumwa mvuga bwari ubutumwa bushishikariza abantu gushaka Imana, bwari ubutumwa bushishikariza abantu kureka ibyaha,
bugaragariza abantu yuko Imana ari Imana y'ingome, urumva isaha n'isaha yakurangiza, urumva ari Imana yo kwitondera, ari Imana ifuha. Ntabwo tugeze tugaragarizwa Imana nk'Imana y'urukundo. Abantu basenga gusa, ndibuka hari abadiyakoni basengaga bamubwira ngo nasengera ijambo, ukumva nibwo ashyizemo ngo Imana y'urukundo, ukumva biranejeje, ukumva avuze no mu ndimi, ariko umwigisha yakaza akaza ati nta mahoro ntayo, nta mahoro ati barababwira ati nta mahoro ariko nta mahoro, urumva ni kuwiteka tukubika imitwe tukavuga ati noneho iraca mu idirishya iratumara. So dukura muri ubwo buzima, noneho wajya no mu mwuka nawe ukumva niyo inspiration ufite, inspiration y'umujinya, inspiration yo gusohora abantu mu cyumba cy'amasengesho, inspiration yo kubwiriza ushaka aho uri busoreze utsinda abantu. Unyemere ngasobanure neza, vuga ngo ni ubutumwa burangiza umuntu ashakira hatsindira abantu. Vuga ngo ugomba gutsindwa wanga wemera, bakanahaguruka ukabasengera, bakaza abantu batsinzwe n'ijambo bakaza. So iyo byagenze gutyo abantu barize baravuga ngo nibwo butumwa. So ariko nza kugira ibibazo, aricyo kintu cyagiye kincarenginga, nza kugira ibibazo nibazaga mu buzima, nkavuga niba ibi bintu bimeze gutya kuki bimeze uko, kuko nakundaga gusoma Bibiliya nkabona ibyo batubwira bitandukanye n'ibyo ndimo gusoma, ariko kubera ko nta wundi muntu ndabyumvana, nkavuga neka wasanga ari igihe uri kwitekerereza, ariko ubundi ijambo ry'Imana muri riri kiriya cyane, ahubwo nuko abantu batibaza ibibazo. So bimwe mu bibazo nibazaga uburyo umunyabyaha umwe ngiyo akijijwe mu ijuru bakora ibirori, nkibaza bakora ibirori batabanje kureba kazagwa imbere. Niba umunyabyaha umwe yakijijwe bahita bakora ibirori, bivuga ngo ni ikigaragaza yuko baba baserebuye yuko yamaze kwinjira mu bwami bw'Imana birangiye. Kuko niba wowe uvuga yuko umuntu yakijijwe uyu munsi, nyuma y'ukwezi ngo akaba ashobora kugwa, urumva akaba atakiri mu gitabo cy'ubugingo, ubwo rero waba ushatse kuba ko bije zo mu ijuru zo guserebura zipfa ubusa. Kuko na wa wundi w'umusinzi uje kwatura imbere aho ngaho ukimara kubwiriza ubutumwa bwiza, akaza kwihana, akaza kwakira Kristo, nawe baramuserebura mu ijuru, baramuserebura atarava no ku nzoga. Yego. Urumva bivuga ngo ibyo abantu dutekereza siko Bibiliya imeze. Icyo Bibiliya ivuga abantu tugitekereza ukundi. Ni ukuvuga ngo rero ibyo bibazo nagiye nibaza byinshi, nkibaza ibintu bijyanye no kwezwa mu maraso, nkajya nibaza ibintu bijyanye no mu ijuru, cyane cyane ko batubwiraga ugasanga baratubwiye ngo umwe akaza ngo mu ijuru ngo hari imiryango 7 ngo yavuyeyo, undi akaza ngo mu ijuru ngo hari imiryango 3, ukibaza ijuru ry'7 n'ijuru ry'imiryango 3 turi kujya muri iyi. So ibyo bibazo byose nkagenda mbyibaza nk'umuntu, nkavuga ni ibintu bifite ikibazo, urumva. So rero nza kugirirwa ubuntu. Hari umugandekazi uherutse nguciye mu ijambo ngo yasanze ngo igikoni kingana nk'Amerika yose, ngo batetse ngo umuntu wese asaba ibyo kurya ashaka bakamuzanira. Ubu afite ikibazo cy'inzara, ikibazo cy'inzara. Uzarebe iyo twaga turi mu masengesho y'iminsi 3, hari ukuntu warotaga ngo bazanye imiceri ngo n'imineke ngo barimo babaseriva. Ubwo ntiwemera ko yagiye? Ntaho yagiye, kuko ntaho yagiyeyo ngo agaruke gaza tubwire, ahubwo niba bashaka kumenya abantu bagiyeyo bakatubajije, kuko nitwe tubayo. Aposo komeza nakuvangiye. Reka nkomeze. Hanyuma igihe kiragera mba ku rwego rumwe, mba pasiteri muri 2013. Igihe kiragera 2016 ntangira ministry, ntangira itorero. Ubu ntiwari muto cyane ko ndora n'ubundi ukiri umujene? Nari muto ariko nararitangiye nyine, urumva. Hanyuma ariko nari maze gushaka n'ubundi dukora umurimo, ariko nsigarana bya bibazo. Uvuga ngo nari mfite ibibazo byinshi bigenda byiyongera bidafite ibisubizo, ariko kubera yuko ntacyo mfite nabikoraho, ugakomereza muri system. Yego. Uvuga ngo hari ukuntu system uba warayisanze imeze udashobora kuyihindura, umva ukavuga ati okay, ubwo bimeze uko reka nkomerezeho. Ariko ukibaza ko Bibiliya ivuga ngo umwana naba batura muzamubatuwe by'ukuri, deliverance za buri wa 4 na buri ku cyumweru niziki? Ese Yesu ababohora ku wa 4, wa 5 bakongera bakabohwa? No, ntibabasubiye mu isi. Urumva ni ikibazo, kuko Bibiliya ntago ari kivuga. Birivuga yuko yakubatuye ubatuwe by'ukuri,
ntabwo ushobora kubaturwa na Kristo ukomeza uri imbata. Ariko ugasanga buri munsi noneho ku cyumweru hazaba ari amavuta adasanzwe, noneho kuri iki gitaha bizaba birenze, noneho muri overnight nta muzimu uzasigara. Urumva, so nkagenda nibaza ibibazo nanjye nkabikora, ariko nibaza ibibazo. Urumva, ndakumva nibaza ibibazo, iyi deliverance itarangira, aba bantu bafite inyota ariko ukabona baracyari muri ya systeme yo gushaka imana itari imana yo kubakiza ibyaha, ahubwo ari imana yo kubakuriraho amadeni, kubaha urubyaro, kubaha ubukwe, ugasanga nibyo biri mu mitima yabo. So n'abangaba bazamukaga imisozi, nubwo babikuyeho, bazamukaga imisozi bakarara mu buvumo, bakagira gute, bakabyita gukorera imana. Bose barabizi mu mitima yabo ko babaga bajyanwe n'ibintu byo gusengera bibavuna ibyifuzo na Kristo umuntu abaga afite Kristo, cyangwa se hari abo bagiye gusengera ibintu nk'ibyo ngibyo, ugasanga nta gospel y'ukuri irimo. So rero umwaka imyaka nk'itatu nza kwicara ndi mu murimo, n'ubundi ntangira gukora evaluation. Ibi ngibi abantu bafite prophetic ministry, bafite insengero za gihanuzi, barashobora kumva ibyo mvuga, ushobora kubihakana ukigira nk'utabyumvise, ariko niko kuri. Nuko abantu bari mu uyu mwaka babuzuye, ariko umwaka utaha bari amasura mashyashya. Yego, urumva, nanone kandi bacyuzuye, ariko ari amasura mashyashya. Umwaka wa gatatu andi masura mashyashya, baracyuzuye ariko andi masura mashyashya. So rajya nageze biramfrustrating, bimbuza amahoro. Ndavuga ni ukubera iki? Kubera iki imyaka ibaye 3 4 abantu n'ubundi mbona buzura, ariko ugasanga abantu bagihari ni babandi n'ubundi bari muri korali, abadiakoni, ariko ugasanga abandi bantu ni bashyashya. Kubera iki? Kubera ko turi muri generation mbi, iyo ahari abapasteri b'ibinyoma, bakaba kandi hakaba n'abakristo b'ibinyoma. Hari abapasteri b'ibinyoma n'abakristo. Yes, abapasteri b'ibinyoma bateranya abakristo b'ibinyoma. Komeza. So rero ngo igihe cyose ubeshya abantu, n'ubundi haza abantu nabo bakakubeshya ko bahari. Niyo mpamvu uzasanga hagomba gukorwa utuntu tw'udukoryo kugira ngo bagaruke. Ejo bakavuga ati none tuzatanga umuneke w'umugisha, ejo tuzatanga apple y'umugisha, ejo wundi ati tuzakarabya abantu ibirenge, ubutaha bati noneho twavuye Isiraheli twazanye amazi y'umugisha, amavuta ya Isiraheli. Urumva, kubera iki? Ni uguhora utuntu duhenda abana. Kubera iki? Already abantu bari fake, ntago ari abukuri, ntago bashaka imana nk'imana. Filipo yabwiye Natanaeli muri Yohana 1:44-45, arimo amubwira ngo naze, aramubwira ngo uwo Mose yavuze mu mategeko, uno w'abahanuzi bahanuye twamubonye, ni Yesu Kristo w'i Nazareti. Haleluya. Ngo twamubonye, ngo niwe bashakaga. So abandi rero baje gushaka ubuhanuzi, bashaka kubwirwa ibizaba. Ari nabo numvise avuga ngo ntagiye ngo yambwiye ibyanjye, ukagira ngo ntago abizi. Ngo yambwiye ibyanjye ngo ndumirwa. Ariko ndagira ngo mbibutse ko umuntu ari muto. Niyo waba uri umuhanuzi uhanura muri detail, umuntu ni muto, ntago wamuvugaho ukwezi kose. Umuntu ni muto cyane munini. Umuntu ni muto ntiwamuvugaho ukwezi kose mu buhanuzi. Ntago wamuvugaho ukwezi kose. Umuhanurira buri munsi aba ukwezi icyumweru kimwe aba yarangiye. Nicyo gituma bagenda. Kuko araza yahamara ukwezi, ibyo umuvugaho byose bikaba byarangiye. Kwari ukuri ariko byarangiye kuko nta gikurikira gihari. Urumva, umaze kumubwira yuko afite inzu y'ibyumba 4, maze kumubwira ko afite anti witwa Maria, maze kumubwira yuko ruguru y'inzu ye hari petrol station, akabati yenda byumvise. What next? Niki gikurikiraho? Wakibura rero agahamagara n'abandi, tari umuntu hanura nakaza, none ugasanga yagiye ko wahamagaye, ejo akajya ko uwo wahamagaye yahamagaye, ukabona umaze ukwezi kose mu rusengero batakikuvuga. Rero kubera ko n'umuntu nawe uri fake, ugahita ufata telefone ati hari undi waje mu mujyi, noneho arakubwira akakubwira n'ibyo wambariyeho. Ibyo wambariyeho wabyambaye utabizi, uri ukeneye ko umuhanuzi abikubwira. So ngo abakristo Paulo yabwiye Timoteyo, aravuga ngo bazaba birundanyiriza abigisha, ngo bahwanye n'irari ryabo. So rero abigisha
abantu nibo barundanya abigisha, ukagira ngo umwigisha niwe warundanije abantu, kumva abantu nibo bamurundanije kugira ngo avuge ibyo bashaka. So rero nyuma yuko numvishe ndi empty, uko igihe cyagendaga kigenda numvise umutima wanjye ugenda ubura amahoro, kuko numvaga hari ibintu ntari kubona. Rimwe na rimwe ugasanga n'ibyo twita testimony cyangwa se ubuhamya ni ibintu bitaramba. Umuntu wamuhanuriye imodoka arayibona koko mu mezi 3, araza ashima n'Imana ati ndashima Imana ko nabonye imodoka, ariko nyuma y'amezi 6 igakora accident. Ntabwo ari wowe uyikoresheje accident, ikoza accident nk'uko izindi modoka zikora accident, ariko bikakubabaza kuva kuki yavuye mu kuboko kw'Imana ikabikoza accident. Urumva? Mu yandi magambo, ibintu byose abantu bashaka n'uyu munsi mu bahanuzi niyo babibonye, tuvuge ko babibonye, niyo kuko twabonaga ubuhamya bwa buri munsi, mukozi w'Imana nabonye akazi, nyuma y'umwaka umwe ngo bamwirukanye, yagiye ahandi. Mu yandi magambo, ibyo bintu niyo atabishakira mu rusengero kuko yari afite qualification yari bubibone. So ntagiye muri byinshi, ibintu byose biva muri ubwo buzima ntabwo biramba, ntago ari ibintu by'iteka ryose. Urumva? Ndashaka kugira ngo ngere ku kuntu noneho ibyo byose ubiciyemo by pasiteri, urimo urabwiriza ibyo wasanze abandi babwiriza, urahanura. Nari nzi no kubibwiriza neza cyane buriya. Wadusampuringa. Nzi kubibwiriza neza, byanyurije indege, nagiye mu bihugu, nasangiye n'abantu bakomeye, kandi twarabyirataga. Twarabyirataga, ukavuga aho wagiye, ukavuga aho mwasangiye, ariko ibyo byose byabaye nk'ibitafite umumaro ku bwa Kristo. Ugeze aho hantu rero ibibazo bikubanye byinshi, urumva utarimo nawe kumenya neza ibyo urimo. Ndagira ngo umbwire noneho kugira ngo wakire ibyo urimo utanga uyu munsi bitandukanye n'ibyo ngibyo byaje bite. Hanyuma tuvuze ku bijyanye n'ubutumwa bwiza cyangwa se ubutumwa bwiza bw'ukuri bwa Yesu Kristo, nari narabwumviseho. Kuva na kera nkiri umwana najyaga mwumva, ndi mu gusoza primaire, hari umugabo wajyaga ugira program kuri radio ubuntu butangaje, yajyaga abwiriza ubutumwa bwiza. Igihe kiragera, nabonaga mukuru wanjye abireba cyane, igihe kiragera, ariko kuko twabaga mu idini ukumva ibyo bintu ntibinabaho, ntushaka no kubyumva. So bimara igihe kirekire ko nyine nkomeza kugira bya bibazo uko nagendaga nkura. Sasa rero nza umunsi umwe nza kumva umuvugabutumwa wo muri Uganda arimo abwiriza ku buntu bw'Imana. Actually yari ameze nk'urimo gukosora doctrine zimwe na zimwe, cyane cyane avuga ku bintu bya deliverance, kuko nibyo nakundaga kugiraho ibibazo, avuga n'ibintu bijyanye no gukiranuka. Yego. Narumva kuko aho umuntu ugera kuba pasiteri udafite ibyiringiro by'ubugingo buhoraho, cyari ikibazo gikomeye. Ko ntago nakivuze, ariko kintu cyari ikibazo gikomeye kurusha ibindi, kubura aho ngaho udafite ibyiringiro by'ubugingo, kubera yuko bakubwiye yuko nawe kandi ibyo wigisha sinless life, ubuzima bwera ariko buvuye mu mirimo yacu. Rimwe na rimwe ugasanga ibyo uvuze wowe ngo nukwera, ugasanga nawe ufite ibintu bigutsinda. Sasa rero waba watsinzwe ukumva agahinda, ukareba igititiro ufite kandi watsinzwe ukumirwa, ukibaza what is it. So ibyo byose byatumaga ngenda nibaza nkavuga ni ibi bintu bidafite assurance, umuntu atemera 100% cyangwa se atamenya 100% y'icyo arimo. So igihe kiragera rero numva uwo muvugabutumwa, sinzi niba namuvuga, ntacyo bitwaye, yitwa Apostle Grace. Numva arimo avuga ku buntu bw'Imana, avuga ku gukiranuka, avuga kuri deliverance. mba excited, ariko nyine numva mbaye interesse kugira ngo bikurikirane. Sasa njya kuri YouTube ntangira kureba message ze z'inyuma, ngenda nkurikirana, ntangira kugenda sasa mbonamo answer, ibisubizo bya bibazo byose nibazaga. Ngendamo n'ibisubizo, burya bwose nuko bimeze, ngo hari ibintu niyumvagamo muri jewe byanteraga kwibaza ibibazo ariko ntafitiye ibisubizo.
sasa rero menye ubutumwa bwiza cyangwa se numvise ubutumwa bwiza nibwo natangiye kumva ndimo gusubizwa iki kirashubijwe iki kirashubijwe iki kirashubijwe sasa rero ntangira gufata uwo mwanya wo gukomeza numviriza ariko still nkakomeza nyine na ya gahunda kubera yuko already abantu babaga bandindiriye barindiriye ugakomeza ukabaderivura deliverance n'ibindi byinshi nyuma nkagenda nkasatura nkagaruka nkongera nkumviriza kubera yuko hari itandukaniro ryo kumva ko ikintu ari ukuri hari n'igihe cyo kuba persuaded sinzi ukuntu nabivuga mu Kinyarwanda kwemezwa yego to be persuaded ukemezwa noneho icyo gihe nacyo hari ikindi gihe noneho kirenga kwemezwa noneho ukabigaragaza yuko wemejwe ariko ubinyuza mu kwemeza abandi ngo nabaye mu gihe cyo kwemera nkanjye cyo kumva ko ibintu ari ukuri umva ko mfite answer impamvu mbivuze gutyo nuko hari n'abakozi b'Imana badukurikiye bari muri izo stage ukaba wumva ubutumwa bwiza ukumva nibwo ariko ukaba utaremera ukaba utaraba persuaded hakaba hari n'abandi bamaze kumva baranemezwa ariko bataratangira kwemeza abandi bataratangira kubivuga ndumva ni stages ni stage so ndi muri stage yo kumva nasubiragaho nyine nkakora nyine uko nabikoraga abantu babizi barabizi hanyuma igihe kiragera Imana ingirira neza ntago nzi niba ndi buvuga ko ari Imana yangiriye neza kuko n'ibyago byari byateye igihugu isi yose bya corona numvaga nshaka kurekeraho kuvuga ariko kandi mikoro integereje ntashaka kurekeraho kuvuga kuko numvaga ibyo mvuga n'ibyo ndi kumva bitandukanye yego ndavuga ni reka ngerageze basi ntangire kujya mvuga nka biriya numva ntangiye kubivuga kuko byari bitaraba ubuzima kwari kubyumva ariko bitaraba ubuzima byari bitaraba ubuzima nabivuga nkabona abantu bari kundeba nkaho batazi uwo ndiwe batazi ko byagenze bite wabahinduriye so mbona birimo birivanga ndavuga ni mba muri confusion ndavuga ni reka mbe ndetse hashize igihe gitoya rwose nk'amezi 2 korona ibiraje insengero ziba zirafunzwe insengero zifunzwe mbona umwanya uhagije sasa wo kumva ntavuga uwo mwanya niwe wamfashije wo kumva ntavuga maze kumva mba persuaded n'ibyanditswe uko hari ukumva ukemera nk'uko ari ukuri ariko hari n'ukwemezwa n'ibyanditswe yego reka nihute vuba hanyuma corona icishije make dusubira mu rusengero aza ko hari igihe insengero zongeye gufungurwa dusubirayo twicara muri metero arumva ariko nyine usubiyeyo nkomerezaho ku butumwa bwiza hanyuma mbona ntabwo biri kwemera ndavuga ni nago iyi fondasiyo nakoze abantu bari bamenyereye ntabwo ndi buyizanemo ubutumwa bwiza mbona rya jambo rivuga ngo ntiwafata wino nshyashya wisuke mu mifuka ishaje vino not wino ni vino mu Kinyarwanda ko ni wino nyine uvuze wino uvuze kimwe cyandika wino ni wine ni wine so ndavuga ntago wafata vino nshyashya wisuke mu mifuka ishaje ngo imifuka ishaje ni systeme urumva ni systeme itemera gucungurwa ishaka ibintu ku Mana idashaka Imana rero uko wabigenza kose gushaka guhindura ibintu kubihindura aho ngaho ngo namenye ubutumwa bwiza ngo reka mpite ngenda muvuge abantu benshi n'abakozi Imana munkurikiye nonaha byarabananiye kubera yuko mushaka guhindurira systeme ya Kristo kuyishyira mu mategeko ntago bikunda niyo mpamvu ubona n'aba bashumba batangiye amatorero kera bafite amatorero akomeye bamenye ubutumwa bwiza ariko ntibashobora kubihindura kubera iki birabasaba kongera kureka imifuka ishaje kandi mu mifuka ishaje bafitemo za zahabu mu mifuka ishaje bafitemo za zahabu batungiyemo za visa bagendeyemo amahanga rero bavuga ati ninza n'umufuka mushyashya bizaba birangiye so rero njyewe ndavuga nti ntabwo byakunda binsaba kurekura iki kurekura itorero ndarireka niwe wari umuyobozi waryo mukuru yes njye nari umuyobozi waryo mukuru
ariko ndireka mu buryo bwo kujya ku ishuri kuko nari ngiye kwiga. Nari ngiye kwiga, numvaga nshaka kumenya byinshi ku byo nari maze kwizera. Kandi mbona ko ari byo by'ukuri, ndavuga nti ntago bihagije kuba natangira kuvuga nonaha. Nanagira abantu inama, iyo umaze kwizera ubutumwa bwiza si byiza guhita utangira kuvuga kuko uzakora amakosa menshi, bigusabe kujya gusiba, bigusabe kujya gukosora. So ni byiza yuko ubanza gufata igihe gihagije cyo kwiga. Pawulo ngo akimara guhindukira pasiteri, akimara guhindurwa, akimara guhura na Kristo, ngo Pawulo ku bukeye bahise bamujyana imbere y'itorero, gatangira kuvuga ati nahuye na Yesu. Kandi ntiyari yahuye nawe se? Yari yahuye nawe cyane. Byavugaga ko ari ukuri, ati nanabatijwe. Urumva atangira kuvuga, ijwi ryazamutse, avuga ati ca bugufi banza uve hano. Ngo Imana imutwara muri Arabia Saudite amarayo imyaka 3. Yego. Kugira ngo ibyo yari amaze kwizera bibanze bijye ku murongo, agire n'ibindi bintu yige discipline y'uburyo bavugamo, amenya aho bavuga naho baceceka. Pawulo agarutse avuye muri Arabia, atangiye kwigisha ubutumwa bwiza, ubona ko ngo banamuhamagaye mu manama i Yerusalemu mu rusengero, bamubaza ibibazo by'ibintu yigisha atarabanye na Yesu. Noneho akajya ajya akabasobanurira, ariko ukabona ko yari amaze kugera ku rwego rwiza, amaze no guhishurirwa Kristo neza by'ukuri. So rero nanjye nagize ako gahe, mva mu gihugu kimwe njya mu kindi, ariko mu buryo bwo kwiga. Mfata umwanya uhagije, imyaka itari munsi y'5 cyangwa 4. Nta hantu mbwiriza, nta wuntumira, n'abantumiye n'untumiye nkabanza nkavuga nti tubanze twumvikane, dore ni ibi ngibi nigisha, urabyemera? Kugira ngo ntaza kugenda ugasanga mvuze Kristo, ariko kandi nubwo bwose mvuze Kristo n'ubundi biramukomerekeje. Sara aho avuga Kristo bagakomereka. Mushumba, ari igihe umuntu aba yarangiritse ku buryo aho ukora hose atonekara. Urumva? Ari igihe umuntu aba yarangiritse mu buryo bw'ibi bintu by'amatorero, akaba yarakoze amafuta ataba, yaravuze ibintu bitabaho, akantu kose wakoraho kukuri ukaba wamusenyera imbere y'intama. Apostle, hari ubuhamya bwe buraryoshye, ariko ndashaka ko dusa nk'aberekeza ku musozo. Icyo kintu wakoze ndumva ari ikintu kidasanzwe, kuba waratangiye itorero ari we muyobozi mukuru, hanyuma ukarisiga ukagenda. Kandi ntekereza ko harimo inyungu, nk'uko uvuze ngo hari imifuka irimo zahabu, nubwo ishaje ariko irimo zahabu. Ndatekereza ko hari abandi bantu barimo kukureba none ahangaha bafite ibibazo nk'ibyo byawe, batashobora kuvuga ibyo bintu kubera ko biravuguruza ibyo bamaze igihe bavuga. Uragira inama ki abantu, abavugabutumwa, abapasiteri, abahanuzi bari muri ibyo bihe? Afite abantu ayoboye, hari ibintu yababwirije imyaka wenda 10 cyangwa ingahe, none amaze kumenya ubutumwa bwiza ubwo urimo kuvuga uyu munsi wa none, ntari bukomerezeho kuko byarahindutse, kandi akumva ati nye no kubirukana abo bantu wababwira iki? Kuko ndumva ukuntu wabikoze ndumva bidasanzwe. Icya mbere, ntago transition ntago ari ikintu cyoroshye, bisaba kurekura ibintu bimwe na bimwe. Impamvu imwe ituma aba bantu nibwo bamenye ubutumwa bwiza ariko badashobora guhindukira ngo babuhagararemo neza, nuko baba baramaze kubaka ubuzima, ngo iyi systeme barimo iba yarabubakiye ubuzima buhenze. Hano agatekereza ko nayivamo ubu buzima buzabura ikibufandinga cyangwa se ikibusapotinga gukomeza kubaho. So niba tuvuga urugero, uzanye concept yo kuvuga ngo icyacumi ni isezerano rya kera, kandi we akaba yarigishije abantu yuko ari abajura y'iby'Imana, none bakaba baravumwe wa muvumo. So umuntu kuva muri 95, 98 atanga icyacumi, agitangira hejuru y'ubwoko. Iyo gitanze aba ari amafaranga agira umumaro. Ariko Apostle, kusa nk'urimo kurwanya icyacumi. Oya, n'urugero nari ntanze. Urumva ngo ni amafaranga araza akagira umumaro, akishyura, agakora ibintu mu murimo. Hanyuma wazana concept y'isezerano rishya, generosity, gutanga n'umutima ukunze, atari kuri za pourcentage, akumva bizamutwara igihe kubyigisha abantu. Mu isezerano rishya ntago batanga icyacumi? Ntacyo. Batanga umwanzuro
agafata umwanzuro. Aposo winyirukanze mu isezerano rishya ntago batanga icya Mu cumi. isezerano rishya nta cya cumi kirimo, kuko itorero rya Kristo riri apostolic and historic. Ni ngo ibyo intumwa zitakoze ntitubikora, ibyo Kristo atakoze ntitubikora. So icya cumi rero cyari hasi y'amategeko. Arakunda kuvuga ngo cyatanzwe ngo mbere ngo mwitangiriro, ngo mbere yuko amategeko aza, ariko ibyo byose no kwirwanaho, kuko Aburahamu agitanga ntabwo yabanje kugitanga ngo abone kubona umugisha. Bibiliya ivuga ko Melikisedeki yabanze kumuha umugisha, aramubwira ngo Aburahamu warahezagiwe, wahawe umugisha. Aburahamu rero muri generosity ye, njyewe ntahamya ko yari nahagije, afata 10%. Urumva usonye mu mateka ubona ko yari yarabyigiye ku bigirwamana by'iwabo, bajyaga batanga 1/10 ku bigirwamana. So rero Melikisedeki yamuhaye umugisha, nawe afata icya 10 aramuhezagira. Ariko igihe kiragera cy'amategeko kije, Mose arabifata, kuko yibuka ko Aburahamu ari we sekuruza wabo. Arabifata arabizana ati Aburahamu hari ikintu yakoze, kuko abari batazongera kujya bakora, bahawe umurimo w'ubutambyi, mujye muzana icya 10 kugira ngo babone ibyo kurya. So rero iyo uje mu isezerano rishya, Bibiliya iravuga mu Bakorinto ba 2 no mu gice cya 9 n'umurongo wa 8, aravuga ngo umuntu wese, umurongo wa 7 ngira ngo 8-7, aravuga ngo umuntu wese atange nk'uko yabigambiriye mu mutima we adahatwa, kuko Imana ikunda abatanga bishimye. So uhereye mu isezerano rishya ukabona itorero rya Kristo, uhereye mu byakozwe n'intumwa no mu nzandiko zose Paulo yanditse, nta ntamwe yanditse abahugura ku cya 10. Ati kandi numvise ko mutagitanga icya 10, kandi urabizi ko Paulo yajyaga akunda guhugura, ariko nta muntu wasabye icya 10, nta n'uwagitanze. Abapasiteri utesheje icya 10 uraza kubakizwa n'iki? Oya, ntawe ngitesheje, hari uwo mbwiye ngo ntagitange se? Ntawe mbwiye ngo ntagitange, ngiye mvuze iby'ijambo ry'Imana rivuga. Kandi by the way natangaga n'urugero mvuga ko baba barubatse ibintu ku buryo aramutse asubiye inyuma akajya kuvuga ukuri, aba ashobora gusenya ubuzima bwose yubatse bwari buhari, bikaba nk'uko akasubira hasi. Bagira inama tugane ku musozo. Ngo nubwo bwa mbere inama nabagira nuko mwaba abakunzi b'umusaraba. Bibiliya iravuga, Paulo abwira Abafilipi, arababwira ngo abo ngabo ngo niba abandi nababwiye ngo ndongera kuba babwira ndira ngo nabanzi b'umusaraba. Aravuga ngo amaherezo yabo nukurimbuka. Aravuga ngo kandi ngo bahoza imitima yabo ku by'isi. Aravuga ngo Imana yabo ninda. So igihe cyose ugishyize imbere inda, ugishyize imbere ibyo ukura mu murimo w'Imana, ntushobora kuzumva ubutumwa bwiza. Kuko kumva ubutumwa bwiza bisaba kureka ibyo byose, kuva ku irari, ukareka irari ry'ibintu, ukareka irari ry'amafaranga, ukareka kurarikira ibintu ubona ahangaha, waba ubishaka ugakura amaboko mu mufuka ugakora, ariko byaba Bibiliya ukavuga Kristo gusa. Aposo, ibyo bintu uvuze ubwo bijya bituma ugira inshuti z'abapasiteri? Arose hari ukimpa agatuti, ariko hari abahari hari abahari bakunda ukuri, bajya banyakira. Ubihagazeho ko ari ukuri cyane. So icyo gihe twasengaga kugira ngo ushaka amavuta y'uwo munsi yo guhagarara imbere y'abantu, none ahagararayo Imana gukoresha ibikomeye, uhanure, ukoreshwe ibitangaza. Ariko hanze y'ubwo buzima ugasanga umuntu ari empty, nta mikoranire idasanzwe agirana n'Imana. Ngo imikoranire yacu naho mu rusengero, ni mu masengesho dushaka amavuta, nta kindi. Hanyuma wenda sinzi, yenda wambajije mu iyihe perspective. Navugaga cyane cyane mu bijyanye n'umuhamagaro wawe, ntago nagiye wenda mu byo utunze cyangwa ibyo wari utunze. Oya, ubu ngubu biratandukanye cyane, kuko ubu icya mbere mfite umunezero, mfitanye personal relationship n'Imana. Turaziranye, ndabihamya. Icya kabiri, nzi ko mfite ubugingo, mfite ya insurance y'ubugingo buhoraho, mbayeho ubuzima bw'umunezero. Ndi wa muntu ushobora kwicara n'umugore wanjye tukaganira ku butumwa bwiza, tukageza saa 9 z'ijoro aribyo turi kuvugaho tunezerewe. Ariko icyo gihe ntago byakundaga, wavuga iki se? Waza se kuganiriza umuntu ukajya umubwira ngo Goliyati arapfuye, cyangwa inkike ngo zari zigukikije ngo ziraguye, ngo inkike zere ko zigiye kugwa ngo tuzenguruke 7, wamubwira ibiki? Ntabyo. Ngo iyo umuntu atabwiriza ubutumwa bwiza ntago agira ubuzima bwo gusangiza abandi. Ariko twageze ku rwego aho dufite ubuzima ushobora gusangiza
abandi ndetse n'abo mubana mu nzu ukaba wabasangiza ubuzima bw'ijambo ry'Imana mukaryoherwa. So ndanyuzwe nyuzwe n'ubuzima ndimo, nguwe neza, mfite amahoro kandi nzi ko mfite ubugingo, ni umunezero udasanzwe. Amen, amen. Amen. Apostle, ndagira ngo dusoreze aha ngaha ikiganiro cyacu. Aya mabuye bazayatere wowe, nta soni cyangwa ubwo ufite bwo kubaha nimero? Aya ntazo rwose. Nzibahe? Nta kibazo. Nabonye ufite nimero yo muri Kenya n'iyo mu Rwanda, tubahe iyihe? Ariko se si Abanyarwanda, baha Inyarwanda. Inyarwanda? Inyarwanda hari igihe ibita idacamo bitewe n'amanetiwaka. Baha iyo ushaka. Reka mbahe iya Uganda. Okay. Ya, ukeneye ko umuntu yagufasha ku bijyanye na relationship yawe n'Imana, urihebye, ntuzi icyo gukora, ntuzi uko umeranye n'Imana, ukeneye inkunga yose mu buryo bujyanye n'uburyo bwo mu mwuka, wakandika kuri WhatsApp cyangwa se ugahamagara kuri iyi nimero, guteranya 256 784 78 79 64. Niba utayumvise subiza inyuma. Imana ibamugisha. Apostle, wakoze kuza. Amen. Ariko bazagutera amabuye. Bless you. Aya mabuye uzasome comment zose uhereye ku ya mbere. amabuye maze kuyamenyera kandi biravuga ngo we count them joy, we count it joy. Tubibara nk'umunezero. Amen. Sezera abantu, ikiganiro kirashoje. Imana ibaho umugisha. Niba utarizera wizere Kristo Yesu kandi n'umwizera, umenye ko icyo yakoze yagikoze rimwe kugira ngo kibe gihagije iteka. Niba umwizera warabohowe, warababariwe, uri umwana w'Imana kandi uri umunyamugisha. Bless you. Amen. Amen.